Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashima Imana y'amahoro, Imana yo mu ijuru, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Kristo w'i Nazareti ndamushimiye kubw'uburinzi aturinda, kubw'urukundo dukunda. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ndayishimye rero, Imana yaturinda mu by'ukuri. Turebye uyu mwuka duhumeka ntabwo twabona icyo tuwugura, ariko kubw'urukundo rwayo n'ubuntu tugahumeka. Iyo wibeshye gato gusa ukajya kwa muganga ugasanga uriya muntu bongereye umwuka, urebye fagitire bamuha wamenya ko Imana ari urukundo. Wavuga ngo Mana se nk'ubu byari gushobora ko iyi fagitire ari igihe ntari kubasha kuyishyura, ariko kubw'ubuntu, kuko nta kigeragezo Imana yagerageza umuntu kirenze kwizera kwe. Rero ndashima Imana kubw'ubuntu bwayo, ubuntu bwayo iraturinze, itubeshejeho, iraturinze kandi turindiye mu buntu bwayo. Si uko turinda gusa kuko n'abandi babayeho, ariko tubayeho kubw'ubuntu bwayo, tubayeho mu buntu bwayo, turi mu mahoro y'Imana, turuhukiye mu Mana, turumva tunezerewe kubw'agakiza. Nta kindi giduteye umunezero, ni kubw'agakiza Imana yaduhaye. Imana yacu nihabwa icyubahiro, Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwa icyubahiro. Data wa twese nahabwa icyubahiro. Rero reka dutangire dusenga, twiragiza Imana, dusengera imitima y'abantu bose badukurikiye, ari abari hanze y'igihugu, ari abari mu gihugu hagati, abari impande enye zose z'isi. Imana y'amahoro ibagereho. Mwana Data wa twese, iri ni ijambo ryawe turarisengeye kugira ngo ribashe gusohora ikirizanye, buri umwe wese uryumva aruhukira imbere yawe. Katika jina la Yesu Kristo ndarisengeye. Nsengeye imitima yose idukurikirana, nsengeye abantu bawe Mana, mbashyize mu bise by'amaraso ya Kristo. Reka tubane, reka tugirirwe neza nawe, reka turuhukire muri wowe, reka ukuboko kwawe kwiza kutubonekeho. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze Kristo wera, icyubahiro kibi cyawe. Ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye Kristo, uhabwa icyubahiro. Iri jambo rigira umuntu rikiza, rigira umuntu rihindura, rigira umuntu wakira imbaraga, rigira umuntu Mana wakira gukora kwawe. Imbaraga z'Imana ziboneke kuri buri wese. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Mana ishimwe. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro uyu munsi yongeye kutwongerera undi munsi kugira ngo tubwire abantu kugira neza kw'Imana. Dawidi yaravuze ngo ntabwo nzapfa, nzarama kugira ngo ntekerereze abantu ubuntu bw'Imana, agakiza k'Imana, ineza y'Imana. Dukwiriye kurama kugira ngo tubwire abantu ineza y'Imana. Dukwiriye kurama kugira ngo tubwire abantu ko Imana ishobora byose. Dawidi yaravuze ngo ntabwo ngewe nzapfa, nzarama kugira ngo ntekerereze abantu kugira neza kw'Imana. Rero nimureke dutekerereza abantu, mureke tuvuge Imana, tuyibwire abandi batarayimenya, tuyibwire abandi batayizi. Imana yacu irahari kandi Imana yacu irashoboye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka rero uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma. Igitabo cy'Abaroma turasoma ibice byaho 10. Turahera ku murongo waho wa mbere. Twumva iki Imana idushakaho. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Manase Mugisha, reka adufashe. Karibu. Murakoze. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Ngo abayuda, umutwe w'ijambo uravuga ngo abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Hari igihe abantu bivutsa amahirwe, mwaragira ubuntu mugakizwa, mwaragira ubuntu mugahura n'Imana, mwaragira ubuntu Imana ikabaha agakiza, hanyuma mukabyivutsa. Twagiye tunumva abantu bavuga bati yivukije amashuri, yivukije amahirwe, niwe wivukije biriya, nta wundi wabiteye, niwe wabyivukije. Hari igihe iyo umuntu atubashye Imana, iyo umuntu adakoze ibyo Imana ishaka, yivutsa ayo mahirwe, akivutsa ayo mahirwe, akayivutsa. Kandi iyo wivukije amahirwe nta muntu ukuririra, nta muntu ukubwira ngo pole, nta muntu ukubwira ngo komera, kubera ko niwe wabyivukije. Aba bayuda rero, ayo ni amagambo Pawulo yatekererezaga bene se. Aravuga ngo abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana.
hari igihe umuntu yivutse ubuntu bw'Imana, yaragira ubuntu agakizwa, yaragira ubuntu akagirirwa amahirwe akajya mu nzu y'Imana, waragira ubuntu ukabona akazi, waragira ubuntu ukajya mu ishuri ukiga, ariko ukabyivutsa usinda, ukabyivutsa usambana, ukabyivutsa gukora ibintu by'ubugome, watangira gukora imirimo mibi, Imana ikabibona ikakwambura amahirwe, ikagukura ku ntebe wari wicayeho, wagera mu kazi ugatangira kurya ruswa, ugatangira kwiba, ubu uri kwivutsa ako kazi wakabonye Imana ari ikaguhaye, ako kazi wakabonye bivuye mu maboko y'Imana. Rero utangiye kurya ruswa ugatangira gukora ibintu binyuranye n'ubushake bw'Imana, ubu uri kwivutsa ayo mahirwe. Ubundi ijambo kwivutsa ni ukwikura mu kintu wari wagira ubuntu ukakibona bitagukwiriye, nta mbaraga zawe ushyizemo, nta bundi bwenge, ari ubuntu Imana ikugiriye, ukabona akazi keza, uwo mwanya ukawushyirwamo n'amaboko y'Imana, nta mwene se wahagushakiye, nta nyokorome wagufashije kuhashaka, nta so wanyu wabigizemo uruhari, nta muntu wagushyigikiye. Igihe ukagezemo ukitwara nabi, abantu bavuga ati yivukije akazi. Kandi tujya tubibona, hari abo bijya bibaho akagirirwa amahirwe, akabona urugo, akabona umusore umurambagiza, agashyingirwa, yagera mu rugo agatangira gukora nabi, yagera mu rugo agatangira gukora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Rero icyo gihe rwa rugo rukunaniye, abantu bavuga ati yivukije amahirwe, yari yabonye umugabo muzima, yivukije amahirwe, yari yabonye akazi, yivukije amahirwe, yari yabonye abaterankunga bamushyigikira, ariko yitwara nabi, tangira kujya gukora iby'Imana idashaka. Rero nje kubwira ngo jya ureba neza mu gakiza kawe, mu muhamagaro wawe, mu gihe cyawe, igihe cyawe ntukivutse amahirwe yo mu gihe cyawe, kuko iyo wamenye Imana hari ibintu ushobora kubona atari umurage w'iwanyu, hari ibintu ushobora kubona atari umunani w'iwanyu, hari amahirwe ushobora kugira aturutse ku Mana, atari uruhare rwa so na nyoko, atari uruhare rw'abavandimwe, ahubwo ari Imana iguciriye akanzu. Igihe rero uzakabona ukayiruka akanyuramo, jya ugerageza kubaha Imana, kuko iyo utayubashye ako kanzu kanyuramo n'undi, uwo muryango uwukingurira n'undi, iyo ntebe haba n'undi uri inyuma yawe. Igihe cyose umwanya urimo utawuhagazemo neza, Imana yawe ugukuramo ikawushyira mu ndi. Rero aba Bayuda, Bibiliya iravuga ngo Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana, bivukije amahirwe ava mu gukiranuka kw'Imana. Birababaje, byari bibabaje, byari biteye agahinda kwivutsa amahirwe y'Imana, kwivutsa umugisha w'Imana. Umurongo wa mbere hagize ngo iki? Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana. Ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana. Uyu ni umukozi w'Imana Sawuli cyangwa se Pawulo, arababwira ati jyewe ibyo umutima wanjye ukeneye, uko nifuza ko twakwitwara ku Mana, uko nifuza ko twakiranuka, nibyo ndi gusabira Abisirayeli. Nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana. Nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana. Ni ukugira ngo bakizwe. Umurongo wa kabiri. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana. Ariko ritava mu bwenge. Aba bantu Pawulo avuga ati mu by'ukuri Abisirayeli bafite ishyaka ry'Imana, bakunda gukorera Imana, ariko bagira ishyaka, ariko ntabwo riva mu bwenge. Abakristo bariho, bene abo hari abakristo bahari bameze batyo, uzasanga bahirimbana bagakora ibintu, kandi koko bakabikora bavuga ko bakorera Imana, bagakora ibintu, ariko rimwe na rimwe ugasanga nta bwenge bw'Imana burimo. Bakagira ishyaka, bagashyigikira umurimo, bakagira ishyaka bagasura abantu barwaye, bakagira ishyaka bakagaburira abantu bashonje. Uzasanga iyo mirimo uwo muntu yakoze izwi n'abantu benshi. Yewe hari abantu nafashije, yewe hari urusengero nubatse, yewe nta bamvuga, imirimo nkora irahagije. Ati ndahamya yuko bafite ishyaka ariko ritava mu bwenge.
Yobu yabivuze neza, aravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kureka ibyaha niko kujijuka. Ubara abantu tuzi ko bafite ubwenge kubera ko tubabona barangije amashuri aya n'aya. Hari abantu tuzi ko ni byiza kwiga pe, nugira n'amahirwe yo kwiga ujye wiga, nugirirwa ubwo buntu ujye wiga, kwiga ntibirangira, ujye wiga ushake kumenya kuko ni byiza. Ariko iyo baravuga ati kubaha Imana nibwo bwenge, yararebye asanga hari umunyabwenge ushobora kubuza abantu, kwigisha abantu ko kunywa itabi ari bibi, ariko akazicwa akazatoboka ibihaha kubera itabi, akubwira ngo sida nimba ariko akicwa nayo, kamusanga ari hariya atukana, yihagarika ku muhanda, arara mu kabari, sambana n'abakozi bo mu rugo, byarana nabo, afite metirize yarametirije. Iyo babirebye aravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Utukana, uzibukira ibitutsi, agatukana ibitutsi kuri ba nyina na ba se. Rero Pawulo aravuga ngo bafite ishyaka ariko ritarimo ubwenge. Ndibuka igihe kimwe ngo bamaze kwimika Salomo ngo abe umwami w'Abisirayeli. Imana yari yarabwiye se Dawidi ko ari uzamusimbura ku ngoma, kandi ngo bamwimika akiri umwana muto cyane, bamuha izo nshingano. Kireba inshingano wahawe, kireba aho uhagaze, kireba umwanya urimo, usabira Imana ubwenge bwo kugira ngo uhagararemo neza. Abantu niba kugira bakuruhukireho mu gihe cyawe, jya ugira umumaro. Gitunga umutima w'ubwenge uzakuyobora uko ukora, gitunga umutima w'ubwenge uzakuyobora uko ubana n'abantu, gitunga umutima w'ubwenge uzakuyobora uko wubaha Imana. Imana itugire neza. Salomo ngo yamaze kwimikwa abaye umwami, kandi abo umwami w'Abisirayeli akiri mutoya, ngo arangije ngo azamuka akanunga, ajya guhamagara Imana, ajya kuyibaza, ajya kuyibwira, arasenga, baramubura, va mu rugo, va mu nshingano yahawe, arabanza yihererana n'Imana, aragenda. Bibiliya ngo ajya ku kanunga, ngo karutaga ubundi bununga. Ariko ikintu gikomeye ngo yakoze, ngo yamaze iminsi 1000 ngo ari imbere y'Imana atanga ibitambo. Buri munsi yagombaga gutanga ituro imbere y'Imana. Hanyuma ngo agerere ku munsi w'1000, uko asenza agatanga ituro, uko asenza agatanga ituro, uko asenza agatanga ituro, uko asenza agatanga ituro. Bibiliya avuga ngo yajyana ibitambo. Ariko ikintu cyantangaje, ngo nijoro ku munsi w'1000 ngo Imana iramusura mu nzozi, iramubwira ngo Salomo, kuko ari ibyo usabye, yasabaga ngo ubwenge bwo kuzamenya guca imanza z'abantu bamuhaye kuyobora. Kuko aravuga ati Imana, ndi umwana muto, ntabwo nzi iyo biva n'iyo bijya, kandi uyu munsi abantu benshi bazize kwihagararaho, kandi ngo genda bizi, nta muntu ugishaka guhugurika. Ntiwabwira mwene se uti ibyo ni bibi, ntiwabwira mwene se uti gabanya ayo magambo, ntiwabwira mwene se uti ibyo bintu uri gukora si byo. Yakwivumbura. Ntiwahugura umukristo iyo umubwiye uti nyamuneka ibyo si byo, hariho batinda gusengera n'ahandi. Abantu basigaye batoteza, basigaye birata, nta muntu ugishaka guhugurika. Ariko iyo umuntu atunze umutima w'ubwenge arahugurika, baramubwira kumva, yumva ashaka inama z'abandi, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo wibwira ko ari icyazi, aba ari ntacyo yari bwamenye. Igihe cyose umuntu uri mu mwuka w'Imana ahora ashaka kwiga, Imana itugirire neza. Rero ngo Salomo igihe cyero yaragiye arasenga, ngo Imana iramubwira, ngo akabwira Imana ngo Mana mpa ubwenge bwo kuyobora abantu wampaye, ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Yishakiraga ubwenge ku Mana. Ngo Imana avuga ngo Salomo, bwari ibyo usabye, gutasabye ngo abanzi bawe bapfe, gutafashe amasengesho yo kwica abanzi bawe, gutasabye amasengesho yo kundegera umuntu wakubwiye nabi, ahubwo ukisabira ubwenge bwo guca imanza zitabera. Dore ngo haye ubwenge, ngo haye n'umutima ujijutse. Imana iguhe gutunga umutima ujijutse, Imana iguhe gutunga umutima w'ubwenge. Imana itugirire neza. Imana iguhe gutunga umutima ujijutse. Nari mvuze ngo Imana iguhe gutunga umutima w'ubwenge.
aba Bisirayeli bari bafite ishyaka ry'Imana ariko ritari mu bwenge, ritava mu bwenge, ishyaka ritava mu bwenge. Umurongo wa 3 kuko ubwo bari batazi gukiranuka, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana, uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Byari bibabaje. Ubu dufite abantu bazirura ibintu byose bakabizirura, akavuga ngo nta cyaha, ngo turi mu gihe cy'imbabazi, ngo ibyo mwirirwa musaba Imana imbabazi ngo mwamubeshya, barakuyobya. Imana igiha agaciro. Dawidi yanditse ijambo ryiza, Zaburi igice cya mbere, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Abantu rero barwaye ngo nta cyaha, ngo turi mu gihe cy'imbabazi, turi mu gihe cy'ubuntu. Ako se dukora ibyaha kuko turi mu gihe cy'ubuntu? Urukundo rw'Imana ruzakubaho, ariko ntuzabura guhura n'ingaruka z'icyaha. Nukora icyaha uzahura n'ingaruka zacyo, nukora icyaha uzaba mu ngaruka zacyo. Ahubwo twagira ubuntu ku bwa Kristo, umwizera wese umwumvira ntabwo azapfa urupfu rubi. Nimureke twumvire Kristo, nimureke tumwizere, tumukurikire, nimureke twizere Kristo umwami n'umukiza. Imana yacu ishimwe. Bene data, yego umurongo wa 3. Umurongo wa 3 kuko ubwo bari bategereje kwihanganira gukiranuka, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana, uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Igihe cyose twakoze ibinyuranye n'iby'Imana ishaka, iyo twakoze ibinyuranye n'umugambi w'Imana, bishobora gutuma dusuzugura Imana. Iyo twihangiye ibyacu, iyo dukoze ibyacu, Imana itugirire neza. Amen. Iyo twishakiye ibyacu, bishobora gutuma dusuzugura gukiranuka kw'Imana. Imana iturengere, Imana iturinde. Amen. Aba Bayuda, aba Bisirayeli se bihangiye gukiranuka kwabo, ngo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Umurongo wa 4 kuko Kristo ariwe mategeko asohoreraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Ubundi gukiranuka, Kristo niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Duhabwa imbaraga na Kristo. Kristo niwe uduha imbaraga, Kristo niwe utwongerera imbaraga. Bene data ba Kristo bakundwa, nimureke dushake gukiranuka kw'Imana, nimureke tugende nk'uko Imana ishaka ko tugenda. Twizere Kristo, ngo ni ibuye ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ngo niryo rikomeza ifuruka. Imana itugirire neza. Ni ibuye ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ngo niryo rikomeza ifuruka. Rero Pawulo yavuze aya magambo yahuguraga Abaroma kugira ngo batihangira gukiranuka kwabo, batihangira twebwe. Ugasanga abantu biremeye ibintu, ariko Kristo niwe uhesha gukiranuka kose abizera bose. Kristo niwe uhesha gukiranuka. Reka dusome rero ahangaha mu Bakorinto ba mbere, ibice byaho ni 12, turahera ku murongo wa 10, ibice byaho 10 turahera ku murongo wa 12. Akorinto ba mbere ibice 10 murongo wa 12 na 13 hagize ngo iki? Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa.
yirinde atagwa bene data. Abantu benshi cyangwa se abantu bamwe nababwiye ngo ntibahugurika, ntabwo bemera aravuga ngo genda bizi, ntundusha gusenga, ntundusha kumenya Imana, mfite uko mvugana nayo, ndabizi, hari icyo yambwiye, hari icyo yakubwiye, ariko wakabaye wumva na mwene si icyo gushakaho, wakabaye wumva pasiteri wawe icyo gushakaho, wakabaye wumva dirija wawe icyo gushakaho, wakabaye ureba wa wundi uguhagaze imbere icyo avugana nawe, kuko Imana ntabwo uzihamanukira, uzayibona mu bakozi bayo. Bibiliya iravuga ngo nuko rero mwirinde, uwibwira yuko ahagaze yirinde atagwa, wibwira ko hari icyo azi, wa wundi wirirwa mu rugo, abandi bari mu materaniro bagenda bakurikirana online, wakabaye ujya mu iteraniro ugasanga abandi, niba ufite ubwo burenganzira, niba ubyemerewe, niba bigushobokeye, wakabaye ujya mu iteraniro ryera, wakabaye ujya mu rusengero. Dufite abantu batakijya mu rusengero kandi bemerewe kuzijyamo, nta zitizi bafite. Ni ikibazo bene data. Twabibonye ko Pawulo yavuze ko Abisirayeli bafite ishyaka ry'Imana ariko ritarimo ubwenge. Ugasanga umuntu aheruka kujya ku igaburo yarariretse, ngo ntabwo yajya ku igaburo ngo yumva ngo ntazishushanya, ngo kuko ngo abo baterana ngo baramucumuza, ngo abona ngo badakwiriye, akabacira uruteka, akabashyira mu kazitiro, hanyuma bigatuma yirirwa mu rugo akajya harangwa amateraniro ngo afite ukuntu nyakurikirana. Ntabwo ari byo. Niyo mpamvu Pawulo abwira abakora n'abahugura, ahabwa ati nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa, wibwira ko hari icyo azi, wibwira we ko akora imirimo myiza, wibwira we ko abizi, yirinde atagwa, atava mu buntu bw'Imana. Imana itugirire neza. Abiremera ibicocero genda bizi, bariya babatijwe ejo bundi, bashobora kuba babatijwe ejo bundi ariko bafite umutima Imana yishimira, bariya basanze mu rusengero ntushake kumva icyo avuga, abatagugura ngo ubyemere. Imana itugirire neza. Ndashaka kugira ngo duhugurike, ndashaka kugira ngo Imana irahari. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda, abashakana umwete barambona. Nuko rero uwibwira yuko ahagaze, wibwira yuko akijijwe, wibwira we ko nta kibazo afitanye n'Imana, nta kibazo afitanye n'Imana. Uyu munsi dufite abantu dusengera ngo tihana, ariko ntacyo nihana, ndumva nta mutima ucira urubanza. Ari wowe koko kuva mu gitondo kugera nimugoroba nta kintu, ubu urumva nta hantu ugeze ukosereza Imana. Wiriwe mu kazi, wiriwe muri biro, wiriwe n'abandi bantu bo hanze, niyo wakwirwa mu nzu y'Imana, ko biravuga ngo y'abana b'Imana bateranye, Satani nawe aterana nabo. Ushobora kuvuga ko baturiya muntu n'umwibone aguhagaze imbere ari kubwiriza, nuzajya kubera ngo nta kibazo ufitanye n'Imana, wirinde utagwa, wirinde utayoba. Imana ntinegurizwa izuru, iyo utangiye kuvuga ngo ntawe ngo ngewe ngo nta kibazo mfitanye n'Imana, ariko wari ugiriwe ubuntu nyamara bwo kugira ngo uce bugufi ubwire Imana. Njya nibuka Yobu yasomye ijambo ry'Imana ngo yabwiraga kuva mu gitondo kujya nimugoroba ngo ajye agatanga ibitambo, ngo agatangira abana b'ibitambo, akavuga ati Imana, ahari abana banjye n'aho biriwe bagucumuyeho, abo bagiye banyura, none byakabaye byiza uryamye ukabanza ukikirana n'Imana ukavuga uti Imana umbabarire aho nanyuze, ibyo navuze, intekerezo zanjye. Ariko nuvuga ngo nta kibazo ufitanye n'Imana, ushobora kugutabizi. Wirinde rero, wirinde, tubane n'Imana amahoro. Murongo waho wa 13 wavuze ngo iki? Murongo wa 13 nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu. Nta kigeragezo kibasha
kubageraho kitari rusange mu bantu kandi nta kigeragezo cyakugeraho ari ubwa mbere Imana itangireho kukugerageza, ntabwo bibaho. Ibyakugerageje hari na mwene so wabinyuzemo, kandi hari indirimbo bajya bavuga ngo uzavuga ko wari mwiza ngo Mariya ahaguruke, avuga ati nari mwiza ariko nubashye Imana. Nuvuga ngo nari umunyembaraga nta cyari gutuma njya mu bintu by'Imana ngo nyubahe, cyo nari umunyembaraga ngo Samusoni ahaguruke. Nuvuga ngo nari umunyabwenge ngo Nikodemo ahaguruke. Nuvuga ngo nta kigeragezo kibasha kukugeraho kitari rusange. Wararwaye na runaka yararwaye kandi yubaha Imana. Wigeze gusonza na runaka yarashonje kandi yubahaga Imana. Arihangana yubaha Imana mu bushomeri bwe, arihangana yubaha Imana mu gutinda gusama, arihangana yubaha Imana mu gutinda gushaka, abyubahiramo Imana ibyo ngibyo yanyuzemo. Ibyo bigeragezo muturanyi wawe uwo nguwo mwene se musengana yabigezemo, yubaha Imana. Hanyuma akisohokamo neza, kuko burya ikigeragezo cyose kigira itangiriro ariko kikagira n'iherezo. Nta joro ridacya. Niba ufite Yesu umukomeze, nta ntambara idashira. Uko biri kose bizarangira, ubwo burwayi buzakuva imbere, izo ngorane zizaguhunga, ibyo bibazo bizakuvaho, ubwo buzima buzahinduka. Uwo musozi nta muntu ukurambagiza, nta n'ukubaza izina, Imana izamukuzanira. Komeza ubane n'Imana gusa, komeza ubane nayo. Utinze ku rushako, nta mugabo nta mwana se, urarwaye hari indwara utindanye, ariko komeza wubaha Imana. Nta kigeragezo kitari rusange ku bantu. Yego Mana ishimwe. Turangize uwo murongo. kandi Imana niyo kwizerwa. Bibiliya ivuze ngo iki? Nta kigeragezo kibasha kukugeraho kitari rusange. Nta kintu kibasha kukugeraho kitageze kuri mwene so wambitswe amakamba, kitageze kuri mwene so guhagarara imbere ashima. Nta kigeragezo kitari rusange. Na mwene uwo mwicaranye yarashomereye, yigeze gushomera araburara, abura inkweto, abura umwambaro, arya rimwe ku munsi, abandi barya gatatu kane. Nta kigeragezo, Bibiliya ivuze ngo nta kigeragezo kibasha kukugeraho kitari rusange mu bantu, muri bene so, mu bakristo musengana, muri ba bapasiteri baguhagarara imbere. Bivuga ngo wari ukwiriye kubaha Imana kuko ibikugeraho n'abandi bibageraho, ariko bagatuza bagashima Imana, bagatuza bagasenga, bagatuza bakubaha Imana. Bani tugirire neza. Haleluya, haleluya. Amen. Turangize uwo murongo. kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Kandi Imana niyo kwizerwa. Yego komeza. kuko itazabakundira kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora. Kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora ntabwo bizakunda. Niba ngo napfuye iki noneho sinakivamo, noneho biramitanye. Imana niyo kwizerwa, ntabwo izabakundira ko mugeragezwa ibiruta ibyo mushoboye. Imana niyo kwizerwa. Wa mukobwa we, ndapfuye, ndasebye, ndashaje, biranze, birarangiye. Imana niyo kwizerwa, ntabwo izabakundira ko mugeragezwa kuruta ibyo mushoboye, ngo kiza kikurusha uburemere, ngo kigukubita hasi kubera ko wananiwe kugiterura, ngo kikubandagaze usebe, ngo baze kuguterura. Ntabwo bikunda. Ntabwo izabakundira ko mugeragezwa kurusha ibiruta ibyo mwizera. Amen. ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu. Hamwe no kugeragezwa kwawe, hamwe n'ibyo bibazo, hamwe n'ubwo burwayi, izabaciramo akanzu. Izashakamo akayira, izashakamo akantu ihengekeramo
kugira ngo ubashe kuzakivamo hamwe n'ibibagerageza, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu. Imana ishimwe. Hamwe n'ibikugerageza, hamwe n'ibikurwanya, hamwe n'ubwo buzima urimo, hamwe n'ubwo buzima uhagazemo, Imana izajya ishakamo akayira, Imana izajya ishakamo akanzu. Ubundi akanzu ni akayira gato katari inzira nyabagendwa. Akanzu ni akantu uba warishyiriyeho ka bugufi kakugeza ahantu vuba, katamenyerwa, kadacibwamo n'abantu bose, ngo ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu. kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira. Kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira, kugira ngo ubone uko ubasha kubivamo, Imana izagushira akanzu kugira ngo ukivemo udasebye cya kibazo, kugira ngo ukivemo rubanda ruta kose, kugira ngo ukivemo abantu bakivuga ngo Imana niyo kubahwa, kugira ngo ukivemo abantu batarazinuka ineza y'Imana. Ahubwo hamwe n'ibikugerageza Imana izagucira akanzu kugira ngo ubashe gusohoka muri icyo kibazo utaranuka imyotsi. Imana itugirire neza. Rero ndashaka gusengera Imana, ndagira ngo ngusengere. Birashoboka ko uyu munsi wumva hari ubuzima uhagazemo wumva utazi iherezo ryabwo. Birashoboka ko uyu munsi bakubwiye ko Imana igira neza, ndetse bakwigisha ko iyo uyikomeje hadakorwa n'isoni, ariko wowe uhareba ugasanga izo soni zinagukoza, ariko ntabwo bizakunda. Komeza ubane n'Imana, yikomezeho, ureba neza, reba neza, tegereze neza uburyo utwaye agakiza, utaburetse ingobyi umwana yaraheze kera. Itegereze neza uburyo uhetse agakiza, utaburetse ingobyi umwana yaraheze kera. Birashoboka ko ushobora kukubona nkagira ngo uracyari umukristo. Cyenze umuntu wigeze avuga ijambo ngo nari narakijijwe hanyuma ndagwa, abantu bakomeza bamuhamagara bavuga ngo mukozi w'Imana dusengere, ngo ariko naraguye. Bakamuhamagara ari ku icupa rya byeri, bakamuhamagara yirariye ahantu, kuko ni abantu. Ariko Imana idahishwa, itegereze neza uburyo uhagaze, kuko nizatuma ibitugerageza, hamwe n'ibitugerageza Imana izajya iducira akanzu. Imana izagucira akanzu wa mukobwa we, Imana izagucira akanzu wa mubyeyi we, Imana izagucira akanzu wa mugabo we, Imana izagucira akanzu mukristo, muntu w'Imana. Hamwe n'ibikugerageza Imana izaca akanzu. Urakoze Mana. Iri ni ijambo ryawe, ijambo ryawe ni inkota ya mugi abiri. Imana ishobora byose. Ayiwe uha abantu kugira ishyaka ririmo ubwenge, uha Abisirayeli, aba ntabwo ari Abisirayeli babwiwe, ahubwo ni abantu b'iki gihe, ni abantu turi kumwe, ni abantu bari hanze, ni abantu bari hanze y'igihugu, ni abantu bari mu gihugu hagati, ni abantu bari mu iteraniro. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uha abantu ishyaka ry'ubwenge, ishyaka ririmo umwuka w'ubwenge, kandi hamwe n'ibibagerageza ubacira akanzu Kristo, niko wivugiye. Ngo hamwe n'ibibagerageza uzabacira akanzu. Cakanzu kuri uyu mugore, cakanzu kuri uyu mugabo, cakanzu kuri uyu mukobwa, uyu musore Mana mucira akanzu, uyu murwayi uryamye aha hantu mucira akanzu. Urakoze Mana. Iri ni ijambo ryawe, reka risohoze ikirizanye, kuboko kwawe kwiza alatasikarabone foya. Uyu muntu mukiza indwara, uyu muntu mukiza indwara yo mu mukondo. Dore umuntu urwaye mu mukondo, n'umukize, ntakangire kamara, ntakangire kamara, ntakangire kamara. Kuboko kwawe kwiza ni kumukize. Urakoze Mana. Ruhura abarushye, uyu muntu urwaye ibitugu, urwaye mu bikano, mu izina rya Yesu duhagaritse izi imbaraga z'uburwayi, uburwayi bw'urushwima, uyu muntu urwaye urushwima, uyu muntu urwaye urushwima, imbaraga zikiza mu izina rya Yesu. Uyu muntu ufite ikibazo cya hepatite C, ndahagarika ubu burwayi Mana
mana koze ikiganza aya mazi arigite aya mazi abure rindi gabanuke katika jina Yesu uyu mwuka wo kubyimbya inda ndawuhagaritse uyu muzimu mukubitishije inkota y'Uwiteka reka abantu babona amahoro reka abantu bakira ubuzima abantu bawe icyerekezo abantu bawe igisubizo bacira kanzu mana uratubwiye ngo hamwe n'ibitugerageza muzaducira kanzu chaka kanzu Kristo chaka kanzu uyu muntu ufite abanyeshuri mana asubizwe chaka kanzu uyu muntu uhagaze mu madeni uyu muntu ufite kredi chaka kanzu Kristo hagarekeza iri jambo kugira ngo risohoze ikirizanye urakoze data cyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu amen urakoze mana cyubahiro kibi cyawe amen Imana y'amahoro ibacira kanzu hamwe n'ibitugerageza izaducira kanzu yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia Imana ibaha umugisha reka ngo telefone ushobora kwifuza kumvugisha ushobora kwifuza ko tuganira ushobora kwifuza kumpamagara ushobora kwifuza yuko ubana nanjye ni 078 50 98 94 078 50 98 94 na 072 74 34 93 rimwe Imana y'amahoro ibagirire neza naho ubutaha Philadelphia Imana irakira